biranyohera benshi baribwa n'urusenda kandi batariye baba baribwe ngo indari mu mibiri yabo abenshi bigira abavugizi bitabareba babigira abanyamakuru batangaza amatiko ariko ikibabaza bavuga nabo batazi Ku isi hose no mu Rwanda havugwa abantu benshi bafite uruhare rukomeye mu guhindura imyumvire ya rubanda biciye mu itangazamakuru, siporo, ubuhanzi n'ubucuruzi. Muri abo bantu Kakozankurisa Charles KNC ni izina ryamamaye cyane mu nzego zitandukanye, cyane cyane mu itangazamakuru, siporo no mu myidagaduro. KNC azwi nk'umushoramari, umunyamakuru, umuyobozi w'ikipe y'umupira w'amaguru, umuhanzi ndetse n'umushakashatsi ku iterambere ry'urubyiruko n'imiyoborere y'ibikorwa remezo by'ubukerarugendo n'itangazamakuru. Icyegerano gikurikira turasesengura ubuzima bwe, amashuri yize, ibikorwa bye byagiye bigira uruhare mu iterambere ry'igihugu, cyane cyane ku rubyiruko no ku myidagaduro rusange. Utarakanze subscribe kuri Open Mind Rwanda, iki ni cyo gihe cyiza cyo gukandaho kugira tujye tubana mu byegeranyo bigiye bitandukanye, makuru ya siporo, imyidagaduro, politike ndetse no ku makuru yerekeye abantu, by'umwihariko ibyegeranyo bigaruka ku buzima busharire abantu bagiye banyuramo. Kakozankurisa Charles yavukiye i Kigali mu Rwanda, akurira mu muryango usanzwe w'Abanyarwanda. Yakuze akunda cyane itangazamakuru, imikino n'umuziki. Ibintu byamuhaye isoko ryo kwagura impano ye no gushaka amahirwe mu buzima. Yize amashuri abanza y'icyiciro rusange mu mashuri atandukanye yo mu Rwanda. Yize amashuri yisumbuye muri Lycée de Kigali, ishuri rizwiho gutanga uburezi bufite ireme, riherereye mu mujyi wa Kigali, ni mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Yakomereje amasomo ahugura mu iby'itangazamakuru no gutunganya ibiganiro, media production, mu gihugu cya Uganda, aho yize amasomo arebana n'itangazamakuru, itumanaho no gutunganya ibiganiro by'amajwi n'amashusho. Ntabwo azwiho kuba yarize kaminuza, ariko afite ubumenyi bwinshi bwiyongera ku byo yize, abikesha ubunararibonye no kwiga binyuze mu bikorwa bye bwite. KNC yagaragaye bwa mbere ku itangazamakuru akora ku itangazamakuru cya City Radio. Iyi ni radiyo iherereye mu mujyi wa Kigali. Nyuma aza kumvikana kuri Flash FM. Nyuma y'igihe gito yahisemo kwikorera, ashinga ibitangazamakuru bye ari byo Radio 1 yatangijwe mu mwaka wa 2012 ndetse na TV1 yatangijwe mu mwaka wa 2014. Ibitangazamakuru bimaze kuba inkingi zikomeye mu itangazamakuru ryigenga hano mu Rwanda, byafashije guteza imbere ibitekerezo bitandukanye byubaka igihugu, binatanga urubuga rw'ibiganiro ku rubyiruko, abashoramari, abahanzi n'abandi batandukanye. KNC yagaragaje ko itangazamakuru atari ryo gutanga amakuru gusa, ahubwo ko ari urubuga rwahindura imyumvire, gusetsa abantu, gusobanura iby'isi no guharanira uburenganzira bw'abaturage. KNC umushoramari wateye imbere aturutse kuri bike. Nk'uko twatangiye tubiganiraho, uyu KNC yatangiye gucuruza ibikoresho by'imirasire y'izuba n'ibindi bijyanye n'ingufu. Ubyumvishe neza, yatangiye acuruza ibikoresho by'imirasire y'izuba n'ibindi bijyanye n'ingufu. Yashinze ibigo by'itangazamakuru birimo abakozi benshi bifasha urubyiruko muri iki gihe kubona akazi. Mu mishinga ye harimo n'ibindi bikorwa bifasha urubyiruko kwiga umwuga. KNC yashinze ikipe ya Gasogi United Football Club mu mwaka wa 2016. Kugeza ubu ngubu ni ikipe imaze kuzamura impano nyinshi z'abana b'Abanyarwanda. Yari intego ye yo kuzamura impano nshya no guhindura uburyo amakipe y'umupira w'amaguru ayoborwa mu Rwanda. Iyi kipe yazamutse mu cyiciro cya mbere mu mwaka wa 2019. Ni ikipe izwiho kugira abafana bafite uburyo budasanzwe bwo gushyigikira iyi kipe ya Gasogi United Football Club. Ifite uburyo bwo gukoresha itangazamakuru nk'igikoresho cyo guteza imbere ubucuruzi bw'ikipe. KNC yahinduye isura y'imiyoborere y'amakipe mato hano mu Rwanda. Atanga urugero rw'uko ikipe ishobora kuba isoko y'iterambere ry'imyidagaduro no kwidagadura ku baturage. Nubwo KNC atamenyekanye cyane nk'umuhanzi w'umwuga, yakoze indirimbo zitandukanye. Yagize uruhare mu bitaramo bikomeye nka Legend is Alive,
Iki abanyakigali ntabwo bazakibagirwa, aho yakoranye n'abahanzi bakomeye barimo Yvonne Chaka Chaka uturuka mu gihugu cya Uganda ndetse na Bruce Melody, umuhanzi kugeza ubu ngubu ufatwa nk'uwa mbere hano mu Rwanda. Yamamaye mu ndirimbo zigiye zitandukanye harimo nk'indirimbo yise Heart Desire ndetse n'indirimbo yise Impamvu. Umuziki awufata nk'umuhamagaro we wihariye utari umwuga umuha inyungu z'amafaranga gusa, ahubwo ibyo umuziki nk'uko ubyumvishe neza abifata nk'umwuga we wihariye umuha ibyishimo. KNC azwiho kugira imico yihariye, avuga atekereza nta bwoba, ari byo bimuha kuvuga ibyo atekereza nta bwoba, kuko ari umugabo utazwiho kugira ubwoba habe na buke. Avugira abakene, urubyiruko n'amakipe mato. Agira uruhare mu gutanga ibitekerezo bifasha guteza imbere imiyoborere ya siporo, itangazamakuru n'ubucuruzi. Yigisha abantu kwigira, kudatinya, kuvuga ukuri ndetse no gukora udushya. KNC afatwa nk'umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu guhindura isura y'ibikorwa bikurikira hano mu Rwanda. Reka duhere mu itangazamakuru. Yafashije kongera ireme ryayo, atanga icyizere ku bitangazamakuru byigenga, nk'uko nawe twabonye ko afite igitangazamakuru cye cyigenga Radio and TV1. Muri siporo yongeye agaciro k'amakipe mato, aho yashinze ikipe nka Gasogi United. Yagaragaje ko siporo ari ubucuruzi n'ubushabitsi, si imikino gusa. Siporo ushaka kuyikora ukabonamo inyungu zigiye zitandukanye, zaba iz'amafaranga ndetse no kuzamura impano yawe. Mu bucuruzi yerekanye ko guhanga ibigo bishobora kwihangira akazi ku rubyiruko. Yerekanye yuko yazanye uburyo bushya bwo gukoresha ibitangazamakuru nk'umuyoboro w'iterambere. Mu muco naho ntabwo yahasize, kuko yigisha abantu ko impano zitagomba gufungwa. Umuntu ashobora kuba umuyobozi, umunyamakuru, umushoramari ndetse n'umuhanzi icyarimwe, nk'uko nawe abifatanya. Kakozankweza Charles ni urugero rwiza rw'umunyarwanda wihangiye imirimo, aharanira iterambere rishingiye ku bitekerezo bishya. Yagize uruhare mu guhindura isura y'itangazamakuru, siporo, ubuhanzi ndetse n'ubucuruzi hano mu Rwanda. Ibikorwa bye bitanga isomo rikomeye ku rubyiruko: guhanga udushya, gutinyuka, kuvuga ukuri no gukorera ku ntego cyangwa se kugira intego mu byo ukora. Uyu munsi KNC afatwa nk'umwe mu bagize uruhare cyangwa se no mu bagize uruhare rukomeye mu guhindura imyumvire y'Abanyarwanda ku bijyanye n'ubuyobozi, itangazamakuru, siporo n'iterambere rusange. Aho kiri ni kuri Open Mind Rwanda. Wowe utarakanze subscribe, kanda subscribe, ukore share, utere na comment kugira utubwire uwo tuzagarukaho mu minsi iri imbere. Uyu mugabo washimangiye icyubahiro cy'amakipe akiri mato hano mu Rwanda yashishikarije andi makipe guhaguruka, kwivugira no kurwanira inyungu zayo. Gasogi United yagize ikipe ifite isura idasanzwe, irangwa n'umwihariko w'udushya, imvugo zidasanzwe ndetse no gutinyuka guhangana n'ubuyobozi bw'umupira. Yazamuye urwego rwo kwiyubaha mu makipe mato, yateje imbere abafana bafite igitekerezo cy'uko ikipe ari isoko y'imyidagaduro no kwigirira icyizere. Yahinduye uburyo abakunzi ba siporo batekerezaga ku mupira, si ugutsindwa gusa, ahubwo haba harimo no guharanira ishema. KNC yazamuye ibiganiro birimo ubusesenguzi, impaka, urwenya n'ukuri. Urugero ni nko mu kiganiro akorana n'uwo bita Mutabaruka Angela mu kiganiro bise Rirarashe. Yabaye umwe mu bantu bashize imbere uburyo bwo gutuma itangazamakuru ritaba iry'abategetsi gusa, ahubwo rikaba iry'abaturage. Radio 1 na TV1 bitanga urubuga ku baturage, abakinnyi ba filimi, abanyapolitike, abashoramari n'urubyiruko rutari rusanzwe rubona ijambo. Ndetse nawe waba wakurikiranye iki kiganiro, twumvishemo byinshi bigiye bitandukanye, harimo nko kwigira icyizere, kuvuga ibikuri ku mutima ariko bitabangamira umudendezo w'abandi. KNC ukunze kuba urugero rwa benshi muri uyu mwuga w'itangazamakuru, haba saho gusa ndetse no muri siporo no muri politiki. Wakoze we twabanye muri iki kiganiro, ese kugira ngo ubutaha tuzagaruke kuri nde? Iyi iracyari Open Mind Rwanda.